Rise and shine world. Hello. Rise and shine. Rise and shine world. Rise and shine. Rise and shine world. Rise and shine world. Hello. Rise and shine world. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine world. Turn into heart. Ya ndabasuje mu izina rya Yesu kandi ndabifuriza umunsi mwiza w'umugisha wankurikiranye muri aka kanya. Uyu munsi nje imbere yanyu kugira ngo ngire ikintu kimwe mbatangariza ku bantu bakurikiranye cyangwa se bari no mu irushanwa rya RSW Talent Hunt riri kubera mu Rwanda. Ushobora kuba urikurikiranye uri umukunzi w'abagenerwa bikorwa barimo cyangwa se abacontestant barimo. Ushobora kuba urikurikirana uri umunyamakuru se cyangwa se hari urwego runaka urimo. Rero ndagira ngo nkugezeho bimwe mu biranga iri rushanwa cyangwa se muri kimwe cya kane. Muri video iherutse nari ndiho mbaha ikaze muri kimwe cya kane cy'irushanwa, ariko uyu munsi ntabwo ndi butinde mu magambo, ahubwo hari ibintu ntekereza ko nje gutangaho umucyo. Ni bijyanye n'ingingo navuga nko ebyiri. Ni ikijyanye n'uburyo amasite azakurikirana cyangwa se uburyo bazakora. Noneho ikindi cya kabiri ni bijyanye n'uburyo bw'imikosorere cyangwa se uburyo bizagendamo. Hanyuma nk'uko mubizi irushanwa rya wenda ushobora kuba ugiye kubona iyi video ari bwo bwa mbere. Irushanwa rya RSW Talent Hunt Rwanda Season 1 2023 ni ukuvuga ngo ni irushanwa ryateguwe na Minisiteri y'ivugabutumwa yitwa Rise and Shine World, ifite icyicaro muri Australia. Hanyuma ku bufatanye na kampani y'inzobere cyangwa se kampani mpuzamahanga yitwa Jam Global Event, nayo ni kampani ifite icyicaro muri Australia. Hanyuma no ku bufatanye na Irera Rehobotic Group Limited nka kampani nanone ibijyanye n'imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Ikaba ariyo inahagarariye iri rushanwa mu gihugu cy'u Rwanda ku masezerano yagiye igirana ndetse n'abashinzwe gutegura irushanwa. Ni igikorwa rero ngarukamwaka ndetse ni igikorwa cyo gushaka abanyempano mu buryo butandukanye. Kuri uyu mwaka rero wa 2023 ni igikorwa cyo gushaka impano yo kuririmba gusa. Hanyuma indi myaka tuzagenda twongeramo izindi mpano. Ni irushanwa rishingiye kuri kuyobokamana cyangwa se kuri gospel industry, mu by'ukuri kuvuga ubutumwa bwiza, gospel ministry, kandi noneho abantu bakarushaho kugenda bakoresha impano zabo. Dufite teme ivuga ngo reka impano yawe yake mu gukorera Imana binyuze mu mutima w'ubumuntu. Ni byiza gukorera Imana ariko kandi nanone wibuka ko no kubaho ufite ubumuntu no kugira neza nabyo ari ingenzi. Rero ni irushanwa ryatangiye muri habanjeho icyo twakwita audition yabaye mu kwezi kwa kane k'umwaka washize. Yari iri kugendera ku ndirimbo yitwa Ugendane nanjye. Habayeho iyo challenge yari mu buryo bw'igerageza irushanwa, iza kurangira ndatekereza ari ku munsi ubanziriza Pasika wo mu kwezi kwa kane ku mwaka washize 2022. Hanyuma nyuma rero haje gutangira season 1 ya 2023. Ni igikorwa cyatangiye mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Habamo icyitwa preselection, tuzenguruka mu ntara dushaka abanyempano. Hanyuma tugenda no mu buryo bw'amatora cyangwa se voting, dushakamo abazahagararira abandi batatu ba mbere muri buri site babonye pass ibageza muri semifinali y'irushanwa. Nabyo turabashimira, Imana ibaha umugisha. Nubwo babonye pass, ibyo ngira ngo twari kuza kubigarukaho, ntibibabuza yuko bagomba kuza muri quarter final kurushanwa. Hanyuma rero igikorwa cya voting kirangiye habayeho igihe gitoya, navuga ngo
cyo guhuza ibikorwa byose kugira ngo turebe ibyaranze preselection ndetse turebe n'ibisigaye gukorwa. Habaho gahunda z'amanama atandukanye ku baorganizer b'igikorwa kugira ngo kirusheho kugenda neza. Twateganyaga rero ko ubundi muri rusange igikorwa cyagomba kurangira mu kwezi kwa kabiri, nibwo twagomba kugishyiraho umufuniko tukavuga ngo irushanwa rirarangiye, ariko kubera ko hagiye habamo ibintu bitandukanye, ama-challenge atandukanye, kalendari igenda ihinduka atari uko ari bibi. Rimwe na rimwe hari igihe ikintu gihinduka gishaka igisubizo cyiza. Hari hariho gahunda yo kuvuga ngo 1/4 tuzasubira muri province cyangwa se ku masite mu ntara, twegereze aba contestant. Ni byiza, ariko nyuma yo gusuzuma neza ko ibyo bintu bifitemo ama risk atandukanye, ingaruka zitandukanye ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye byarebweho, habayeho icyemezo cyo kuvuga ngo noneho quarter final izabere mu mujyi wa Kigali hagati. Urugero, iyo tuvuga ibi ngibi umuntu abagenda yarahuje amakuru yose ashoboka, kubera ko preselection yabaye mu bice bitandukanye by'igihugu. Rimwe na rimwe ugasanga nidusubirayo hashobora kuba izindi ngaruka zitandukanye wenda nashobora kuvugira ahangaha kuri kamera, ariko mu by'ukuri reka mbahe nk'urugero, umuntu ugasanga yavuyemo muri preselection, hanyuma wasubire muri quarter final ugasanga azanye ibibazo ngo kuki ngo navuyemo, ibintu byinshi ugasanga biteje imidugararo n'ibindi byinshi. Ntago navuga ngo kugira ngo dufate icyemezo cyo gusubira donc kuzana irushanwa mu mujyi wa Kigali muri quarter final, ntago ari ibintu byapfuye guhubukirwa, ni ibintu byaganiriweho kandi cyane, ndetse duhuza n'ibimenyetso byinshi bitandukanye, tureba noneho n'icyafasha aba contestant mu buryo bwo gukora muri kondisiyo imwe. Iyo turebera ku mpande zose, ku bagenerwabikorwa bashobora kubangamirwa, nibyo koko kuva mu ntara ujya mu yindi, kandi bari biteze yuko bashobora kubasanga aho ngaho, noneho n'abafana babo bakabafana, ni byiza, birumvikana, ariko ntabwo tubareberera ibibi, ahubwo tuba tubifuriza ibyiza. Tuba tubifuriza ibyiza byatuma bigenda neza. Reka mbe nk'urugero rwa hafi, nimba turi muri quarter final, igikorwa cyawe witwa kuri umunyempano, ushaka kugaragaza impano yawe ku rwego rwiza, biragoye cyane gufata abajournaliste cyangwa se abanyamakuru, media houses, ukazifata ukazijyana i Cyangugu, cyangwa se ukabona umunyamakuru arateza agiye gukurikirana irushanwa i Cyangugu, byagorana cyane. Ariko kandi wumve ko wa munyamakuru niwe uzagufasha gutuma ibikorwa byawe bigera kure. Ufite YouTube channel yiwe, ashobora kuza agafata amavideo ye, ufite ikinyamakuru cyandika, radio, amafoto, ibyo byose ugasanga nibura nimba agusanze mu buryo buri bumworoheye, bitumye afata amavideo cyangwa se bitumye akubona ugeze kure mu buryo bukomeye. Rero ibyo byose byarebweho, kandi ntabwo ari ukugira ngo abagenerwabikorwa bahuremo n'ibibazo, ahubwo no kubifuriza ibyiza. Rero mutwihanganire cyane ku mpinduka yabayeho, ndizera neza ntashidikanya yuko ibyiza nibyo bibateganyirijwe cyangwa se nibyo biri imbere, kugira ngo ibintu byose bizagende neza. Ushobora kuvuga ngo noneho ubwo hari impinduka zimeze gutyo n'ibindi bizaba, nk'uko ngenda mbona ubutumwa butandukanye bugenda bubivuga, ukavuga ati ni ubwo batujyanye i Kigali noneho butabangira ngo bazatujyana mu kindi gihugu. Oya, ntago ariko bimeze. Iyo tuvuze Talent Hunt Rwanda, ntago tuba tuvuze Talent Hunt Uganda cyangwa hehe. Ni ukuvuga ngo igikorwa kiba kigomba kurangirira mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bigende neza. Iyo tuvuze ngo habayeho change ya kalendari zirahinduka mu bikorwa byose ariho hose, kalendari zibaho. Hari ibikorwa runaka byari biteganyijwe kuba, haza ibintu byinshi muri systeme zose, muri sector zose, kalendari hari igihe biba ngombwa ko ihinduka bitewe n'ikigenderewe cyangwa se n'ikigezweho. Rero mu byihanganire kuri icyo cya kalendari, kandi ndabizi neza ko ntabwo ari ukubifuriza ibibi, ndabizi birabagoye, ariko very sorry kabisa. Reka dukomeze twubaka ubwami bw'Imana. Semifinali zaba, quarter final zaba, ndetse na finali bizaba, byose bizaba, kandi tuzagenda tubatangariza uko bizagenda. Narababwiye ngo ntabwo irushanwa ari rushing, ntabwo ari biriya by'amasiganwa y'amagare ngo abantu bariho barasiganwa birukanka cyane. Oya, ni ikintu gisaba kwitonda, ni ikintu gisaba practice zihagije, ni ikintu gisaba imyitozo ihagije kugira ngo uzatange ibigaragara. Ibyo turaza kuyigarukaho ku ngingo y'abajaji. Yego,
rero mu by'ukuri icyo nakubwira wowe unteze amatwi ni uko twifuza yuko ibintu byose bizagenda neza, bikorohereza impande zose kandi bigatanga umusaruro mwiza yida ku gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se no ku bandi bantu n'abazabikurikirana ku rwego mpuzamahanga. Rero wumve ko ntiwirebeho wenyine, ushobora kuba ufite ikibazo cyawe wenyine kiri personnel birumvikana, ariko irushanwa ntago rigenewe gusa abagenerwabikorwa baririmo uyu munsi, rigenewe n'abandi bataririmo n'abarikurikirana ndetse n'abandi bazanarikurikirana n'abandi bazaryitabira n'umwaka utaha. Ni ukuvuga ngo ni impande zose zirebwaho kugira ngo irushanwa tuhuze ibyo bitekerezo, duhuze izo mbaraga kandi noneho tuzihurize mu kintu twakita agatebo kamwe ka talent hunt, donc competition. Rero nujya wumva ufite ikibazo cyawe ku giti cyawe kiri personnel, ntukumve ko uri kurebaho, waba uri kwireba gusa, waba uri gushaka kumva ko nk'ubu hari uwabajije ikibazo aravuga ngo none ko riri mu mibyizi nkaba ndi umukozi hanyuma muri weekend nkajya kwiga, noneho birumvikana koko nibyo, ariko icyo ni ikibazo ngo kukinga iryo rushanwa ngo ritaba. None se durishyire kuwa kangahe? Tureme umunsi se udahari nibura kugira ngo tukuremere umunsi? Either ushobora kuba uri umunyeshuri, ushobora kuba uri umukozi, ibyo ndabigarukaho kuri ya ngingo ya buri site uburyo bazarushanwa, ariko wibuke ko ikibazo cyawe ntabwo ari cy'abantu bose bahuriyeho kandi nta waneza rubanda. Ni ukuvuga ngo nta muntu, ntabwo twahaza ibyifuzo bya buri muntu wese ngo bikunde. Habaho rimwe na rimwe flexibility, abantu bakiyoroshya mu bintu, sibyo? Birafasha, bituma umuntu akora ibintu byiza kandi akabikora neza. Ariko iyo ushatse kwirebaho cyane ntabwo bikunda, inshuti yanjye, ntabwo byakunda, ahubwo uba uri gutuma n'undi nawe azana izindi mpamvu, kuko impamvu zose zirahari. Naho twari kuza mu munsi runaka wifuza, hari n'undi nawe wari kubangamirwa n'uwo munsi. Iyo tuza mu ntara, hari n'undi nawe wari kubangamirwa no kuba muri mu. Donc ibintu byose rero duhuriza ibitekerezo hamwe, tukareba ikiri maximize, tukareba majorité compte, sibyo? Rero niyo mpamvu nekereza yuko umuntu wese yakagombye kubyumva mu buryo buri clair kugira ngo dufatikanye tuzamura ibendera ry'Imana. Ikindi cya kabiri ndabibutsa ko ari irushanwa ry'abakozi b'Imana, ni irushanwa ry'abaririmbyi baririmbira Imana, ni irushanwa rigomba kurangwa n'indangagaciro za Gikristo, ni irushanwa ntekereza ko kuba waraje muri iri rushanwa cyangwa se n'undi uri kurikirana abyumve neza. Ntabwo ari irushanwa twajemo kugira ngo tujye muri ambiance, sibyo? Hari nk'umuntu waje ngo wenda ibyo byose nshobora kubona amafaranga, ni byiza koko ayo mafaranga wayabona, ariko se mu by'ukuri uribuka ko ari kugira ngo impano yawe igaragare hanyuma izikorera Imana, hanyuma binyuze no mu mutima w'umuntu. Rega n'indangagaciro za Gikristo ziba zikenewe muvandi, ntabwo ari ukubaho rimwe na rimwe abantu njya mbibona mu magrupe y'abacontestant bari mu buryo ki abantu bagenda bagaragaza attitude. Wibuka ko mu ma key point y'abajaji bazarebaho harimo n'icyo bita indangagaciro, attitude yawe, witwara ute mu bandi, wabaniye ute n'abandi. Ibyo byose nabyo bifite amanota yabyo, nimba utarunabizo bimenye, kandi barabasobanura ibyo barebaho, bareba attitude, skills, knowledge na ministering n'izindi. Ibyo byose rero utekereze ko uko witwara, uko witwaye urugendo rwose, twabonye nimba uri umukristo cyangwa utari umukristo, twabonye nimba koko iyo mpano yawe hari icyo yafasha society, twarabibonye. Utagira ngo ntabwo byagaragaye, birahari cyane, izo coaching zirahari. Utumva ko uri muri groupe ya WhatsApp ugatekereza ko ahari uyirimo for nothing, uyirimo kubw'impamvu, nshuti. Iyo witwaye nabi, iyo uvuze ibintu bitajyanye nabyo, burya biba bireba. Tureba se koko uyu muntu umunsi azaba atwaye igikombe, akaba ambassador wa ministry, koko azabasha kuministering, azabasha guhuza Imana n'abantu, azabasha kuachivinga goals, azabasha kugera kuri ya vision y'irushanwa, azagera kuri ya vision yo gukorera Imana nk'icyo twifuza. Ese ya mpano ye wazayijyana, cyangwa se nimba ari n'icyo gihembo abonye azajya kwicururiza iduka birangire? Inshuti yanjye, nkwibutse ko ni irushanwa rya gospel, ntabwo ari irushanwa ryo kuza tugakora ibyo twishakiye, ntabwo ari irushanwa ryo kuza uvuye hirya iriya either wifitiye ibyaha byawe runaka, wifitiye ibindi bintu. Menya neza ko uje gukorera Imana, menya neza nubwo uri mu irushanwa ariko uri n'umukozi w'Imana. Menya neza ko ibi bintu turimo ntabwo ari amananiza, ntabwo ari ugukora ibintu bitagize
bidafite epfo na ruguru, ahubwo dushaka kugira ngo dukore ibintu byiza kandi byubaka ubwami bw'Imana. Rero uko ubona ikintu muri imaje yawe ugomba no kugira indangagaciro za Gikristo, kandi uko ukibona ugomba no kumenya ko hari abandi batakibona nk'uko ubonye. Nta muntu waneza imitima ya bose ngo bikunde. Uko ukibona hari undi utakibona uko nguko. So bisaba rero flexibility, bisaba kwiyoroshya kugira ngo twese twamamaze ubutumwa bwiza kandi binyuze muri wa mutima w'umuntu. Reka ngaruke ku ngingo z'uyu munsi. Ibyo byari inama, byari ubujyanama nashaka kugira ngo mbahe, kugira ngo uyu munsi nimba nkurikiranye, nimba uri umugenerwabikorwa, uri umucontestant, n'undi wese uzayibona n'undi mwaka utaha n'ikindi gihe, umenye neza ko ni irushanwa rya Gikristo, ni irushanwa ryo kugira ngo ugaragaze impano zawe. Ntabwo ari fighting, ntabwo ari intambara nshuti, ntabwo ari ibintu byo gufighting. Eda nubwo bijya bitabaye mu kwa mbere cyangwa se mu kwa kabiri, ntago ari kubigira intambara, ahubwo ni ugutekereza ngo mbese ubundi hari iyihe mpamvu, kuko the right time y'Imana niyo y'ingenzi kuruta ibindi byose. Urumva, donc ntabwo dufite tama, ntabwo dufite inzara n'inyota y'ibyo tubona, y'ibyisi cyangwa ikindi kintu, ahubwo turaharanira kuvuga ngo ese koko ubu ngiye kurushanwa, nta muntu wambona nibura akamfata agafata impano yanjye akayifata agatuma indirimbo zanjye zigera ahagaragara zigakorera Imana. Ibyo byose ugomba kubitekereza. Ese ndamutse ntwaye iki gikombe, ayo mafaranga ntabwo yamfasha kuzamura rya bendera ry'Imana muri ya mpano yanjye? Ibyo byose ukabitekereza, uvuga ngo the right time y'Imana nigera byanga bikunda bizakunda, ahubwo ukarushaho. Nk'ubu ndashaka kubaha challenge. Ni bande bibuka gusengera irushanwa? Ni bande bashobora kumva bagira umutwaro kuvuga ngo reka dusengere iki gikorwa, dusengere iyi projet yaje kugira ngo ifashe abantu impano zabo zake? Nibura ngo ufate uwo mwanya ugende usenge, kandi twitwa ko twaje mu irushanwa turi abakristo. Byatumarira iki inshuti yanjye? Rero uyu munsi ndakwinginga ngo reka tureke kuba abantu banyamwigendaho kwirebaho gusa, ahubwo tureke ku gikorwa cyagutse mu mpande zose. Tubifuriza ibyiza nta kindi. Imana ibahe umugisha kunyumva ndetse no kuntahura, kandi ndabizeza neza ko ibyo dushaka gukora ni ibyiza gusa, ntago ari ibibi. Ni ukugira ngo turebemo iby'Imana yazadufashirizamo twese hamwe, kandi tukagura ubwami bw'Imana. Hanyuma rero kuva ku wa mbere ku itariki 13 tuzatangira igikorwa cy'amarushanwa muri quarter final. Tuzahera kuri site ya Kayonza. Ni site ubundi twakoreye Kayonza mu Karange hariya, ubu noneho bazabaje i Kigali. Iyo site ya Kayonza ifite batatu bamaze kubona passe yabo ibageza muri semifinale, kandi nabo abo barasabwa kuza kuko bagomba kwerekana performance yabo. Nimba hari ubujyanama runaka tukobagira inama, ntabwo ari uko wakirara ngo nge nabonye ngo ikintu ngo itike igeza muri semifinali ngo je oya. Nukuvuga ngo amabwiriza hari nuko nabo bayibonye bazaza. Nta bushobozi bwo kubabwira ngo ntimufite tiki bageza muri semifinali, ariko nibura n'ubujyanama wabona, feedback wazibona, wareba nuko abandi barushanijwe muzajya guhurira muri semifinali. Ibyo rero dufitemo batatu bakomeje, hanyuma tuzaba turi gushakamo abantu 9 bonyine basanga babandi batatu bakaba 12 nibo bazasohoka muri site ya Kayonza. Nukuvuga ngo bazakora ku wa mbere umubare wabo bose uko bari. Kandi mbibutse iki, nimba uri umunyeshuri ukaba uri Kayonza, ndagira ngo bitangaze ubibwire ushinzwe itumanaho. Nimba uri umukozi, ugomba kumuhamagara ukamubwira ati ngende umukozi nkora akagaza kanaka, ntabwo nabona uruhushya. Yego, ariko ni ya mpamvu yumvikana koko, ni ya mpamvu yumvikana ubona ko bitakunda koko kuza. Impamvu yimbivuze rero nuko abo bantu bafite ka exceptionnel bazakora kwa gatandatu muri weekend. Ariko ni impamvu igomba kuzanwa ku mushinzwe itumanaho, noneho nawe akayigeza kuri timu yose y'abaorganizer, bakayigaho bakabona ko imeze neza, hanyuma bakayikonfirma kugira ngo uzakore. Kuko twazasanga kwa gatandatu abantu bose baje kwa gatandatu ngo nibwo bamwe bose ngo nibwo bafite akazi, abandi n'ibiki oya. Ni ya mpamvu yaganiriweho bakabona ko ikwiye koko ukaza. Ikindi, ushobora no kurwara, ibyo nabyo birashoboka. Ushobora no kugira indi mpamvu itunguranye. Niyo mpamvu twahaye amahirwe umuntu wese wagira ikibazo gitunguranye ko yakora kwa gatandatu. Ibyo ndabikomereza ku zindi site. Hanyuma Kayonza izakora uwo munsi, bazaza bakore kuva 3 za mu gitondo, hanyuma barangire ubwo umunsi wabo
ubu urarangiye w'irushanwa. Kuwa kabiri hazakora Musanze, kuwa gatatu hazakora Rubavu, kuwa kane hazakora Kigali, kuwa gatanu hazakora Huye, noneho kuwa gatandatu hazakora Rusizi. Ayo masite uko nyavuze dufitemo abanyeshuri, nigeze kubikomozaho, dufite abanyeshuri, dufite abakozi ba leta, dufite abakora muri sector private, dufite umuntu ushobora kuba arwaye muri aka kanya, dufite izo kazi hari zose twazitekerejeho tubona ko bikwiye. Ni ukuvuga ngo ni nabo bazaza bagakorana na site ya Rusizi. Ushobora kwibaza ngo noneho se nimba Rusizi uko ari abantu ngira ngo 19, ngira ngo nimba nibuka neza ukuremo 3 babonye pasi, hanyuma noneho usigarana abandi bazaba bari 9. Ushobora gutekereza ngo mbese abo bantu bazakora samudi tuzabashyira kuri site ya Rusizi babakosorera aho ngaho? Oya, ntago ariko bizagenda. Ni ukuvuga ngo buri site nimba tuvuge urubo Ikayonza kandi ukaba uri umunyeshuri uzaza gukora kwa gatandatu, ni ukuvuga ngo amajwi yawe azabaranwa nabi Kayonza. Iki ndakigarukaho ningaruka ku bajaji uburyo bw'imikosorere. Ni ukuvuga rero iyo mpungenge ntaho ihuriye, site yabakoreyemo ni nayo uzazamukiramo kujya muri semifinale. Kandi mbibutse ko nyuma ya quarter final iby'amasite bizabita bihagarara kuko tuzaba twamaze kuba umwe duhujwe n'urwego rw'igihugu muri semifinale. Hanyuma rero abo bantu mwese mufite ibibazo bitandukanye mubigeze kubishinzwe itumanaho, hanyuma noneho abafashe kugira ngo nibura bige kuri ibyo bibazo vuba cyane umunsi w'ejo, nibura habe cyangwa se bitarenga kwa gatanu cyangwa se kwa gatandatu habe hagaragaye liste nyakuri y'abantu uko bagomba kuzakora. Ndababwira iki kintu kivuga ngo ushobora kuba nirushanwa wararivuyemo cyangwa se wararirambiwe, ndavuga abagenerwa bikorwa ukumva nyine nturishaka kuribamo. Nukuri nabyo nta kibazo, turagushimira uruhare wagize mu kubana natwe muri urugendo rw'iminsi yose yatambutse, ariko kandi twakwifuza yuko dukomezanya. Ariko ushobora kuba waragize impamvu zitandukanye, kuko twagiye twakira email zitandukanye zivuga ko hari abantu bamaze gusezera mu irushanwa, kandi nabwo turabashimira. Ni byiza, n'ubutaha tuzakomezanya. Nimba hari n'abandi wenda bashobora kuvuga ati turacyafite izindi challenge ntituzaboneka, nabyo mubimenyeshe ubushinzwe itumanaho kugira ngo abashe kumenya gahunda nyayo uko ihagaze. Hanyuma izo niko site zizakurikirana, tuzaba dushakamo abantu 72. Nimvuga abantu 72 wibuke babandi 18 bafite pass, hanyuma abandi bo 9 tuzagenda tubafata ejo bundi muri kira cyumweru. Ni kuvuga iki? Abo bantu 72 rero nibo bazakomeza muri semifinale. Bazakomeza muri semifinale, tuzagenda noneho tubabwira andi mabwiriza ajyandanye na semifinale uko bizakumera ndetse no kugeza kuri finale. Ubu turi kuri 1/4 nicyo turi kuvuga. Ubwo abo bantu 78 bifurije intsinzi. 72 sorry, bifurije intsinzi. Tugaruke nihuse ku kijyanye n'imikosorere. Imikosorere murabizi neza ko ubushize twatangaga ikintu kivuga ngo yes na no. Kuri insho ntago ariko bizagenda. Kuri insho ntago ariko bizagenda, ahubwo mbibutse neza. Ubu hagiye gukosorwa mu buryo bukomeye cyane. Ubushize babashyiriragamo n'inyoroshyo bakavuga ngo nyamuneka ririmba iyindi ndirimbo, nyamuneka ongera ugarura indi. Oya, ubu ni ukuvuga ngo uzaza uririmba indirimbo either nubwo ishobora kuba ari yawe, ishobora kuba ari yundi muririmbyi, ishobora nta kibazo, ibyo biremewe muri iki cyiciro cya quarter final. Ariko mu bindi byiciro n'ibindi harimo ibyiza byinshi cyane mu bindi byiciro. Hanyuma ikindi, abacuranzi baremewe kuza gucuranga bagacurangana n'abandi. Ushobora kuririmba ucurangiwe, ushobora kuririmba kapera, ushobora kuririmba mu bundi buryo wumva wifuza waririmbamo. Ibyuma birahari, sonorisation nziza, sound nziza irahari muri salle. No kuvuga ngo ibyuma byose birahari, amagitari, keyboard, amamikrofone, drums, ibyo byose birahari. Ubu bikeneye azabikoresha kugira ngo atange icyo afite. Ariko mbibutse iki, ntago tuzareba imicurangire cyane cyane. Imicurangire ni imwe mu bigufasha gutuma ugaragaza impano yawe, ariko icyo dushaka cyane ni impano ikurimo. Ese bya byuma byo bicurangira hute, ya performance ufite imezite? Ibyo nibyo tuzaba turi kwitaho cyane. Tuzareba skills, tuzareba knowledge, tuzareba ministering, tuzareba attitude ugaragaza, tuzareba buri donc nivuga no kuvuga ngo tuzareba indangagaciro za Gikristo ufite
kuva irushanwa ryatangira kugeza uyu munsi. Tuzareba ubuhanga ufite mu muziki cyangwa se mu kuririmba, turebe ubumenyi ufite mu kuririmba, turebe n'uburyo uhuza Imana n'abantu, just ministering, turebe uburyo icyo bihuza. Nitumara kubireba hanyuma tuguhe amanota yawe. Hari umuntu ushobora kuzaza afite ijwi ryiza ariko nta ndangagaciro afite. Hari uzaza afite indangagaciro ariko ugasanga nta performance afite. Ibyo byose rero bizarebwaho, niyo mpamvu bizaba umwihariko utandukanye cyane. Uyu munsi tuzaba dufite abajaji bari mu bihugu bitandukanye. Noneho mbabwire ko ari ikintu gikomeye. Dufitemo abajaji bafite za bachelors mu muziki, bamaze igihe kinini. Dufitemo abanyamahanga, sibyo? Dufitemo abanyarwanda. No kuvuga ngo tuzakora ari ikipe nini cyane, sibyo? Izakosora performing yawe, izakosora uko witwaye, izakosora ubuhanga. Ntabwo ari bya bindi wumvaga ko ari bisanzwe uzaza ugatanga icyo ufite. Oya, kubera ko uwo muntu ugiye kugukosora nta nubwo anakuzi. Urumva, umuzungu ugiye kugukosora ntabwo akuzi, ntabwo bishoboka, ntabwo akuzi, sibyo? Iryo ni ibanga mbameneye. Ariko nyine abo bajaji n'ubundi muzababona, tuzababatangariza. Ni ukuvuga iki rero? Uwo muntu uje kureba w'icyaje guhangana nacyo gusa, ni ukuvuga ngo ese koko uyu muntu bitewe ibintu bampaye, bambwiye ngo nkosore kuri attitude, skills, knowledge na ministering, we aze avuge ngo ngiye kureba skills afite mu muziki, akurebe nta marangamutima yandi, nta kindi kintu yitayeho, avuge ati uyu muntu nta ministering yifitiye, aguhe 0 n'urugero nimba ari kuri 20 cyangwa se aguha 5 kuri 20. Undi aze avuge ati ushinzwe wenda kureba ubumenyi ufite, uhuzute ubuhanga bwawe, ubuhuzute n'abari kugucurangira, ubuhuzute no kuva mu manota, ubihuzute ibyo bintu byose abireba, avuga ati uyu muntu ntago byakunda, sivyo? Cyangwa se uyu byakunda, ntakuzi, ntaza uvuka, ntaza ukuteye, ntaki, ari kureba inshingano ziwe yahawe. So niyo mpamvu nabagira inama aba contestant muri rushanwa kugira ngo ugerageze uhangane n'iki n'imiririmbire yawe, witoze cyane. Twabahaye time ihagije, yego, utazatekereza ngo noneho ngo bazansubirishamo, ngo bangoragoze, ngo bambwire ngo indirimbo niyi. Oya, nta bihari inshuti, ntabyo. Ubu ni ukuvuga ngo nimba ari iminota 3 babahaye cyangwa se 2, bazayibabwira ku munsi w'irushanwa iyo muzamufite, ariko iyo minota bazaba baguhaye gusa ugomba kumenya ngo iyo urayikoresha ukiri. Ni wica timing management, ubwo nyine no kuvuga ngo nabyo uri gutakaza amanota, bivuga ngo ugiye hariya straight kwirushanwa. Urumva, niba kubwira ati the stage is yours, stage ni yawe, ubwo uzamenye ngo uratangiranye na ya performing, ya minota yawe iratangiye. Nuyica ubwo nabyo uzaba utari umuhanga dukeneye, uzaba uri kuvuga, uzaba uri kumara igihe. Kandi Paulo yaravuze ngo mu cyabica gahunda. Bivuga ngo ibyo byose rero ni ibintu birebwaho, ntabwo ari akantu gato cyane kazarebwaho, ntabwo ari bya bindi by'amarangamutima, sibyo? Hari abantu baza bakavuga ngo nindira ngo barangirire muwe ngo bagire. Ni byiza kurira, gufashwa ni byiza ukarira, kuko turi mu uruhande rumwe ni rushanwa, ariko urundi ni donc ni ivuga butumwa. Hari uza rero yitwaje ngo ndarira kugira ngo nibura ngo bandebe ko mfite amarangamutima ya ministering. Yes, ushobora kubuhuza Imana n'abantu, ariko nta buhanga ufite, nta ndirimbo ufite. Ibyo ugasanga nabyo ni ikibazo. Hari n'undi uzakavuga ngo yiwe ngo mbonye umujaji hariya ngo ndamuzi, ngo kandi afite indirimbo ngo nzi, ngo yiwe yahimbye, ngareka niyo nzaririmba kugira ngo nibura ahite yumva ko muririmbiye akaririmbo kiwe amereza amanota. Oya, ntago bikunda, kuko noneho kuri inshuro uzanajajingwa n'abo utarumvira indirimbo, uzanajajingwa noneho n'abo utaranabona n'amasura yabo, sibyo? Babaye banarimo abo wabuzi waba ari nk'umwe cyangwa 2, ariko abandi bose utanabazi. So biragusaba iki rero? Biragusaba imbaraga nyinshi, biragusaba kumva yuko uje mu kazi ko guperforminga neza. Ntabwo uje mu kintu nakuvuga ngo nyine ngo na ambiance, ntabwo ari ambiance, kuko umuntu dukeneye w'umunyempano ni uzahagarara igihugu cye ku rwego mpuzamahanga, ni uzatanga icyo afite, ni uzajya ugenda ugatungura ahantu ukavuga ngo ririmba, agahita aririmba. Nuvuga ngo dukeneye umunyempano ushobora guhereza indirimbo, wayimuhereza agahita yifata mu minsi 2, akaza agahita yikuririmbira, cyangwa mu munsi umwe agahita yikuririmbira neza cyane.
urumva dukeneye wa munyempano nyine kumva umunyempano nituvuga umunyempano ntabwo ari uwugerageza ntabwo ari ubahatisha ni umunyempano dushaka nyawe. So ibyo bintu rero tubitekerezeho twebwe turi mu irushanwa. Imikosore rero izaba iteye muri ubwo buryo, urumva abo bajaji bari aho ngaho ni irushanwa rizakurikiranwa n'abantu bari mu bihugu bitandukanye, kandi abo bantu bari mu bihugu bitandukanye dufitemo abajaji batandukanye muri ibyo bihugu. Hari n'abazaba bari kuri tere hariya muri sare, hari n'abandi bazarikurikirana bagakosorera online, bagakosorera kuri video yawe performing yawe, umuntu akicara akareba video yawe akavuga ngo uyu muntu arabishoboye cyangwa ntabishoboye. Kubera iki? Bafite izo degree z'umuziki, bazi uyu araririmba cyangwa ntaririmba, bazi uyu muntu arabahatisha cyangwa ntabahatisha. Ibyo byose barabizi. Experience n'aba producer barabizi, n'abantu babyumva, n'abantu bize umuziki babyumva. Njewe nakugira inama rero, shyiramo imbaraga bigufashe kugira ngo ugere ku musozo w'inzozi zawe. Uzatanga icyo ufite cyose, kandi ndakugira inama yo kwirekura ugatanga icyo ufite. Isoni ukazireka, kuko ahangaha noneho nta soni, Kotafayino nta soni, ntabwo ari ukuza ahubwo genda witegure neza, usenge, ubwire Imana igufashe, iguhe ijwi ryiza, iguhe amavuta, kuko agaciro nayo ni amavuta, biri muri system ya ministering. Urebe ukuntu witoza guhagarara imbere y'abantu udafite ubwoba, utagira gutya, kuko ubwo kuba nervous nabyo ni ikindi kibazo. Byose ukabyikuramo. Yes, ntawe tuzahutaza, nta n'uwo tuzabwira nabi, ndetse ngutangarize ko nanjye ubwanjye nzaba nicaye muri abo bajaji, noneho mbikubwire, urumva. So rero ndashaka kugira ngo tuzagire ikintu kimwe gifatika, tuzagira ikintu cyiza, hanyuma noneho tuzamura ibendera ry'Imana. Ibyo bintu byose rero bizarebwaho, urumva. Babandi noneho ya manota yanyu niwe wa wundi wakoze uzakora kuwa gatandatu, tuzayahuza tukayasubiza ku wa mbere nimba ari uw'Ikayonza. Nuvuga ngo buri site yose nushaka uzakore kuwa gatandatu, ariko amajwi yawe amanota yawe azagaruka Ikayonza muri site yawe, kugira ngo hasohokemo abo mwakutangiranye urugendo. Nuvuga ngo rero izo mpungenge ntimuzigire, ngo wakora kwa gatandatu se ngo ubwo ngo yaprofita ngakajya ahantu runaka. Rusizi hari abahanga benshi cyane, utumva yuko ngo waza Rusizi impamvu twayishyize kwa gatandatu nuko ariho hari aba contestant bakeya cyane, 10 na bangahe bazaza kurushanwa. Noneho tubongera abandi kugira ngo nibura habeho equilibre mu minsi, urumva. So rero ntutekereze ngo kuki bashyize Rusizi kwa gatandatu, oya, nuko twabonye aribo bakeya cyane, noneho abazagira impamvu bakaza umunsi kwa gatandatu. Ibyo ngira ngo birasobanutse cyane kandi urabyumvise. Hanyuma kubijyanye n'ibizaba nyuma ya Kotafayino, ni ukuvuga ngo hazabaho igihe cyo guhuza amajwi. Ibyo bintu byose urumva, mwibuke ko mu matora hari ibintu byagiye bigaragara bijyanye n'uburyo cy'abafana bawe bagutoraga, abafana bawe uburyo baguha ayo majwi. Ibyo byose tuzabirebaho, turebe se koko ba bantu, wa munyempano wacu muri karitsiye atuyemo baramuzi ko ari umunyempano, ese babigaragaje mu buhe buryo? Ibyo byose tuzabirebaho. Ntabwo ari ikintu tuzabura. Nuvuga ngo umuntu uzapasinga muri iki cyiciro azaba yaragikoreye, ntabwo ari bya bindi ngo ngiye ngo urabibona, ngo nyine ngo urabibona, ngo ndagerageza. Oya, nta kugerageza kuri iyi nshuro. Noneho kuri semifinale urumva hazaba hiyongereho ibindi tuzabibatangariza nyuma. Gusa ntabwo ndi kubatora ubwoba, ahubwo ndi kubafasha kugira ngo mwitegure neza, ndi kubafasha kugira ngo mubihe agaciro ibyo murimo. Utumva ngo byaratinze, none se ubungubu ko ejo uvuga ngo byaratinze. Reka nkubwira, abandi baryamiye amajanja, bakoze imyitozo, bageze gute, wowe uraho. Hanyuma ejo utangire uvuge ngo ngo noneho ngo ku bya bintu ngo mbona bikaze we, ngo iyo mbimenya. Iyo bimenya uracyafite iminsi 2, uracyafite iminsi 3 yo gukora ibyiza, kandi wabikora, wabigeraho. Gushaka niko gushobora, nshuti yanjye. Ibyo byose ubitekerezeho rero, ubyumve neza. Hanyuma abo bantu 72 rero bazasohoka muri Kotafayino,
tuzinjira muri semifinali mu matariki tuzababwira, mu gihe tuzababwira nitumara guhuza ibikorwa byabo neza, kuko noneho ubu ntabwo nifuza ko natangaza ibya semifinali cyangwa se nababwira ibya semifinali kandi harimo bitazareba. Tuzavugana n'iki nabo bizaba bireba, tubabwire strategy zabyo, tubabwire uko bizakorwa, kuko bazahurira muri group imwe ya WhatsApp, izindi z'amasite ubwo zizaba zikomeje kubaho mu buryo bundi. Nababwiye ngo abavuyemo ntabwo tuzabajugunya, tuzakomezanya urugendo. Dushobora kuza tukabana muri minisiteri ni ihikaze umuntu wese mu itorero asengeramo iryo ryose, tukabana gahoro gahoro. Umwaka utanu nukazaza noneho ukagaragaza impano zawe, nabyo birashoboka. Cyangwa se ushobora kuba wakenera ubundi bufasha butandukanye, ubujyanama, ibintu byinshi. Tuzakomezanya nubwo utakomeza mu byiciro bindi, ariko tuzakomezanya na groupe zishobora kugumaho, tugakomezanya, tugahana amakuru, tukihana ibyiyumviro, tugashyigikirana. Bamwe bari muri site imwe bakishyira hamwe, bakaba bakora indirimbo hamwe, bagakora korabo, tukabashyigikira n'ibintu byinshi. Icyo twifuza nuko za mpano zacu zikora zigakorera Imana mu mutima w'umuntu. Ibyo bintu rero tubitekerezeho nshuti yanjye, ubitekerezeho. Ntabwo nzi ukuri kwitwara muri iki gihe, ntabwo nzi uburyo ki uri kumva ushaka kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Ibyo byose biragusaba ngo ese koko nitware gute muri iki gikorwa. Hanyuma rero ibyiza birimo ni byinshi, uko ugenda uhura n'abantu, uko ugenda uganira n'abandi, uko ugenda umenyana n'abandi, uko abantu bagenda bakubona. Ikindi reka mbabwire ngo kuri video zanyu, kanyigarukeho cyane, kuri video zanyu bazabakorera video. Buri muntu wese azaba afite video yiwe nziza kabisa, ikoze neza, buri wese azaba ayifite. Azagenda nawe ayereka abavandimwe be, ayereka inshuti. Hanyuma iyo video nabo ubwabo bazayireba, bazavuga ati wow, urashoboye cyangwa ntushoboye. Nabyo tuzaba tubireba, izo reaction z'abafana bawe tuzaba tubibona, ntugire ngo sibyo. Hanyuma ndetse nimba ari umunyamahanga yitegereza yirebe, atanumva n'ikinyarwanda, wenda waririmbye indirimbo y'ikinyarwanda, ayitegereze avuga atari ku mwana n'umuhanga. Wazasanga ubonye sponsorship hirya no hino ku isi kubera ubuhanga bwawe. There are some benefits, hari imigisha myinshi Imana yagufungurira. Ahubwo icy'ingenzi ni ukumva yuko ari cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana no kugaragaza impano zawe. Hanyuma rero iyo video yawe n'undi uzagutsinda, uzabasha gukompara izo video, uvuga ati umva dore wa muntu yarushanyije gutya, uwikayonza yarushanyije gutya, yakomeje abimerita, nanjye yanjye niye. Uyereke nk'abantu babiri, uvuga ati mundebere hano, mundebere hano. Ubirebye avuga ati shawe byarakunaniye, dore yakomeje abishoboye. Cyangwa se hano warabikoze neza ariko utsindirwa hanga. Nuvuga ngo iyo record mwarimu muyikeneye, kandi izabihari rwose buri video ya muri contestant, muri buri kira cyiciro cya quarter final ndetse n'ibindi byiciro bizakomeza uko bizabimeze. Ibyo bintu rero mwumve ko ari ibintu byiza. Ubwo nimba utarakora subscribe kuri channel ya RSW Talent Hunt, genda uyikore, hanyuma uzabashe kujya ukurikirana izo video, uzihe n'abagenzi bawe, hanyuma duhurize hamwe. Ni igikorwa kizakosora umuhanga kweli, ni igikorwa kizasohokamo umuntu wagikoreye. So rero ni ibintu byiza. Imana ibaha umugisha. Ntabwo nshaka kuvuga byinshi birenze ibi byo ngo haye ibyo bisobanuro. Hari abafite ibibazo bitandukanye, hari abavuze ngo mbese ubwo ngeze mu mwanya w'utuntu n'utundi, ngo abazakomoka mu ntara mu bijyanye n'amatransport, mu bijyanye n'uburyo ki bashobora guhabwa ama accommodation, guhabwa ibyo kurya n'iki. Ibyo twakabyifuje kubikora nka ministeri, ariko kandi nanone inshingano ni nyinshi zireba iri rushanwa. Twavuga ngo initiative y'umuntu, commitment y'umuntu nayo irakenewe. Commitment y'umuntu irakeneye muri iki gikorwa, irakenewe. Nabibabwiye ngo ntabwo ari ikintu tubabwiye umunsi, bagiye mu magroupe yabo babivuga hashize iminsi, abantu barabyiteguye. Nimba wari ufite cya kibazo kiri personnel ku giti cyawe, genda inbox uhamagara ushinzwe itumanaho, umubwire ikibazo cyawe, hanyuma noneho icyo kibazo cyawe kigweho, nimba gishobora kubonerwa igisubizo. Ariko muri rusange abantu bose babyumvise kimwe. Uzahaguruka uze duhurire kuri site iri hariya i Nyarugenge, hanyuma ibindi dusenge twishime, hanyuma nidusoza igikorwa tutaye.
cyokoza munadusenge niba munabaje ngo murasenga musengera iki gikorwa mudusengere ibyo byose wenda nitubona abafatanya ibikorwa benshi hari uzaza akavuga ati ngewe nishingiye amatike y'abantu undi ati nishingiye amahoteli bazararamo undi nishingiye wenda ibyo byose ahubwo tunakangurira abafatanya ibikorwa abafite amahoteli abafite agence de voyage abafite ibigo byinshi bitandukanye mutugane tubamamarize muri iki gikorwa ndetse no ku rwego mpuzamahanga ubundi ibintu byose bigende neza tubifuriza ibyiza rero abakontesitanti bacu kandi ikizashoboka kizaba gihari cyose tuzatugisangira ntacyo tuzabima gihari ni muhumure rwose ikizashoboka gihari cyose twabikora ariko ikitazatangwa icyo mutazaba mwabwiwe ko gihari ntimuzakigireho ikibazo ngo muvuge ngo bandangaranye bageze gute oya ahubwo uzumve ko nta mutima mubi nawe ushyireho imbaraga zawe kugira ngo ugaragaze buryo umuntu ufite umutima w'impano gukora nta nubwo areba kuri tike y'ibihumbi 2 nubwo nayo ari ingenzi nubwo nayo rimwe na rimwe ntabwo ariko bose bafite ubwo bushobozi bwo kuba bafite iyo tike ariko kuri rya shyaka ejo nababwiye ikintu kimwe muri video ishize narabwiye ngo twakoraga urugendo rwa kuva nko mu masaha 11 za mu gitondo iwacu mu giturage tukagenda urugendo rw'amasaha kugeza saa 9 z'umugoroba tugenda n'amaguru tujya kuvuga ubutumwa tukagenda turirimba na korali twishimye urumva ntabwo ibi ngibi ari igipindi cyo kwihara cyangwa ikindi kintu ni ibintu byabayeho reality ntabwo ari ubuhamya turi gutanga noneho numvaga uko twagendaga n'amaguru twumvaga tubikunze tukagenda ibyo birometero byose amasaha yose kuva mu gitondo saa 11 kugeza yo saa 9 z'umugoroba ubwo no amasaha arenga 12 tugenda n'amaguru kandi ukabona rwose ibintu biranejeje ibintu biri turishimye korali twageraho tukaririmba tugafashwa iyo ukora ikintu ugishakira n'igisubizo iyo ugikunze ugishakira igisubizo rero ntuzaterwa ubwoba no kuvuga ngo byagenze gute byaba byiza kandi turanabyifuza nitugira imana tukabona n'ubwo bushobozi tuzakora n'ibirenze ku bagenerwa bikorwa bacu ariko kugeza kuri iyi nshuro nawe ubwawe dufashe kugira ngo dufashanye tuzamurane ndetse tuzamure ibendera ry'Imana Imana iguha umugisha kuba icyo ngicyo ucyumva hari uwundi wagaragaje impungenge zivuga ngo iby'abanyeshuri nabisobanuye abanyeshuri mubivuge mubibwira ushinzwe itumanaho hanyuma abigeze ku ikipe ibishinzwe hanyuma igisubizo kiboneke ubwo abazemererwa bazakora kwa 6 hanyuma n'abakozi nabo nuko ndetse n'undi waba ufite ikibazo kiri like gikomeye kiri hard adashobora kuboneka mu mibyizi nawe arabivuga kugira ngo babashe kubyanariza barebe koko nimba ari byo kandi ikindi ntago ari ukuvuga gusa you have to bring proof ukazana ibimenyetso bigaragaza koko utazaboneka muri uwo mibyizi nimba uri umunyeshuri uvuge ko uri umunyeshuri naho wiga nimba uri umukozi uvuge ko uri umukozi aha nimba urwaye werekane n'urupapuro rwo kwa muganga ntabwo ari ukuvuga ngo gusa ngo ntabwo nzaza ubwo umunsi uzaba utazaza utatanze impamvu ngo irushanwa tuzaba tugusibye ngira ngo biri no mu masezerano mwasinye iyo utageze aho irushanwa riba ngo hagerere igihe ubwo irushanwa uba warivuyemo bango nimba tuvuga saa 3 za mu gitondo hari iminota mike yabongeraho wenda yo kurindira gato uturutse kure bitewe naho baturutse mu ntara urumva ariko uko intara zimeze amasaha ni kameze ikiza rero uhagere ku gihe hanyuma noneho utahire ku gihe time management yubahirizwe kandi bizagenda neza ibyo rero ni mu bidufasha Imana isabaha umugisha hanyuma tunakangurira n'abandi bose bifuza kuboneka muri kiriya gikorwa kwinjira n'ubuntu muze dufatikanye dufane abakontesitanti bacu tubashyigikire tubahereza imbaraga tubahe courage tubasengere mbese mu by'ukuri ntihabe ari ukuvuga ngo ni ibyuriya mu contestant wenyine abanyamakuru muze mufata amakuru mufata amafoto tuzamura ibendera ry'Imana twese hamwe muyakwize hirya no hino kugira ngo igikorwa kirusheho kwaguka ndetse no kuzatanga umusaruro mwiza no mu gihugu cyacu mu buryo bwa muzike yo kuririmba no kuramya Imana ndumva ari ibyo navuga kandi mbifurije intsinzi mbifurije kuzagera ku nzozi zanyu mbifurije kuzakora ibikorwa bikomeye mu mpano zanyu
kugira ngo bizagende neza. Ndashimira rero ikipe zose zikomeje kurwana no gutegura ibi bintu kugira ngo bizagende neza. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, kandi ubwitange muri kugaragaza ni bwiza kandi bimeze neza. Hanyuma abajaji tuzabatangariza abari bo, gusa ntabwo ari abo mu Rwanda gusa, harimo n'abo mu bindi bihugu, kandi harimo n'abanyamahanga. Reka nivuga abanyamahanga wumve ko hari n'utumva n'ikinyarwanda na gatoya, yeshwe utumva n'ibyo uririmba, yumva ubuhanga gusa, ariko ijwi akumva ibyo ukora. Ibi byose rero nabyo itangazo muraribona ryabo. Uyu munsi baracyari ibanga kugira ngo utagira tentative zindi, gusa wumve ngo ni abahanga kandi ntago ari abo mu Rwanda gusa. Barimo abo mu Rwanda ariko harimo n'abo mu mahanga. Imana ibaha umugisha, kandi hazaba ari abicaye muri sare, hari n'abandi bazaba bicaye mu bihugu byabo kandi nabo bari gukurikirana irushanwa banakosora. Ibi byose rero wumve ngo ni timu nini kandi izakora umurimo ukomeye muri byose. Mwakoze, kabashimire rero we warufashe umwanya. Nimba ufite ikindi kibazo, nimba hari icyo ntakomojeho, nimba hari icyo ntavuzeho kandi wumva hari icyo ushaka gusobanukirwa, hamagara ushinzwe itumanaho araguha ibindi bisobanuro bihagije. Nibimurenga nawe aratugeraho tubimuhe kugira ngo abikugezeho, kuko hari ibyo ntakubira muri video byose ngo birangire. Hari n'ibyo ndi kwanga gukomozaho byagiye bitangirwa ibisobanuro kandi byavuzweho cyane, kuko njya mbibona ndabikurikirana ibibera mu magroupe ya WhatsApp. Hari byinshi byashubijwe, ntabwo nifuza kubigarukaho. Rero icyo naba nibagiwe cyangwa se icyo ntavuzeho cyangwa se ntashubije ikiri ku mutima wawe, uze kubaza, baraza kuguha ibindi bisobanuro birenze ibyo naguhangaha. Tuzabonane rero kuwa mbere twicaye mu marushanwa hariya i Nyarugenge munsi hafi n'uruhande rw'Agakinjiro. Ngira ngo muzagenda muhabona. Uwumva atahazi neza azahamagarira nimero y'ushinzwe itumanaho, azamufasha kumuyobora kandi bizagenda neza. Dusengere iki gikorwa. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Ndabakunda cyane kandi mbifurije intsinzi ibirenze aho. Mukomerere mu mwami no mu bushobozi bwe. Reka mbasengere hanyuma noneho mbifurije gutsinda. Mana Data wa twese wo mu ijuru, nsengeye umuntu wese ukurikiranye uyu mwanya, nsengeye umuntu uri muri iri rushanwa, mwifurije intsinzi mu izina rya Yesu. Nubwo bamwe hari abatakomeza bitewe wenda n'ubuhanga bafite, ariko ntibisobanuye ko batiyumvamo impano. Ndagusabye rero kugira ngo bashyigikire mwami, ndagusabye kugira ngo impano zabo zake. Abaviriyemo muri preselection nabo ukomeze ubaha imbaraga, kandi bakomeze kumva yuko bagomba gutinyuka bagakora ibyo ubwami bwawe. N'abandi bakiri mu marushanwa mwami, ndakwingize kugira ngo bahe imbaraga, baha umutima wo gukunda gukoresha impano zabo, bakuremo ubwoba mwami, mu izina rya Yesu. Ndabasengeye muri uyu mwanya kugira ngo bashyigikire. Nsengeye abafatanya bikorwa ngo bahe umugisha, nsengeye abagenerwa bikorwa ngo bahe imbaraga, nsengeye abaterankunga, nsengeye ingeri zose, nsengeye media house, nsengeye urwego rwose, nsengeye igihugu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu. Baduhaye uburenganzira bwo kuhakorera kugira ngo ibikorwa bigende neza. Mbasabiye umugisha, kandi Uwiteka Nyiringabo, reka kizaba igikorwa kidasanzwe kivuga imbaraga z'Imana ndetse gihindura imitima ya benshi kugira ngo bakwamamaze Kristo. Urakoze mwami, amahoro y'Imana abe ku buzima bwacu, kandi umugisha w'Imana utwomeho n'imiryango yacu n'igihugu cyacu, uhere none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha. Tuzabonane kuwa mbere. Amen, amen. Hello. Rise and shine world. Hello. Hello, hello, hello. Rise and shine. Rise and shine, world. Rise and shine. Rise and shine, world. Rise and shine, world. Hello. Rise and shine, world. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine world. Turn into heart.